bafite imyaka 18 barabimutoza, bamutoza tekinike zose, bamutoza uburyo bwo kugusha abantu mu mitego. Ni umugore waje atanga ubuhamya hirya no hino ku isi, ndetse abantu benshi babasha kugenda bigira mu byinshi. Uyu munsi wa none nawe ushobora kuza kumenyeramo ibintu utaruzi ko ari imitego Satani agenda gutega, wowe ukisanga ukora ibintu gusa ariko ntumenye ko ari imitego amadayimoni yateze ubugingo bwawe, wowe ukagira ngo ni nk'ibintu utekereza ngo uri umuhanga cyane, ariko mu by'ukuri uri mu mutego. Ndekera ngo mve amagambo y'uno mugore. They taught me how to trap souls. Banyigishije uburyo ki ubugingo bw'umuntu wabuta mu mutego. Now that is the following day. Ibyo ngibyo umunsi ukurikiye nibyo banyigishije. Icyo gihe baranyigishije ngo ugomba guhera kwiga ku gutega ubugingo bw'umuntu. Urabona uyu mugore yabigiranije na kiriya gitagangurirwa, ujya ubona ziriya web z'igitagangurirwa, igitagangurirwa kiza kikuba akantu ku buryo utundi dusimba tutabasha kuza ngo ducengere muri icyo muri iriya mitego, cyangwa se umutego wari wose nushaka kubyita umushibuka, gusa yabigiranije n'uriya mutego w'igitagangurirwa. Uyu mugore bamwita Erika, yari ari kuvuga ati icyo gihe banyigishije ukuntu ubugingo bw'umuntu ushobora kubuta mu mutego bugafatirwa ahantu budashobora kuba bwakwikura bwo ubwabwo bwonyine. At a web, yeah, you can trap a soul of somebody in that web, and the persons when they are moving by nation. Uno mugore akomeza avuga ati banoje uburyo ki bwo kuba watega ubugingo bw'umuntu bitewe n'inzira ndibuze kukubwira byanyuragamo. Ubugingo bw'umuntu ukaba wabutega, wamara kubutega ugasanga ni wa muntu uhora akora cyane, yirirwa mu bintu akora cyane, ariko ugasanga uko akora cyane byagombye kwitwa ko ari umukire cyangwa se abona amafaranga menshi, ahubwo ukabona ariko agenda asubira inyuma. Aracyakora, arabukorera amafaranga menshi cyangwa se akora ibintu byinshi cyane bihambaye, ariko ukabona ahubwo agenda asubira inyuma mu iterambere. Hari igihe ngo baba baraguteze. N'amagambo y'uyu mugore. Uyu mugore ariko ntago ari we ndibuze gutindaho gusa. Ntarakomezanya n'uyu mugore, ndagira ngo wumve amagambo y'uyu mupasteri wundi. Uyu ni umuhanuzi ukomeye cyane w'umupasteri, wumve inyigisho hano yari ari gutanga. People have dreamt that you are chased in a dream. Ati ndabizi abantu benshi mujya murota inzozi mbi ukabona bari nko kukwirukankana. Ngira ngo umurikiye muri kano kanya nawe uraza kubishyira muri comment. Uyu ni umuhanuzi bamwita ngo ni Lovi Elias. Yari ari kuvuga ati abantu benshi mukunze kurota bari mu nzozi mbi, bari kukwirukankana, bari kuguhiga, yaba ari abantu bari kuguhiga bakwirukankana, cyangwa yaba ari igisimba kiri kuguhiga kikwirukankana, cyangwa se ikintu giteye ubwoba kiri kuguhiga kikwirukankana. Izo nzozi mwese murazikira. Pursued. You are being pursued and you are escaping. No, ukaza kubona ngo muri izo nzozi uko bari kukwirukankana waje gucika, icyari kiri kukwirukankana ukagicika. You think because you woke up you escaped. Ese niki kikumvisha ko kuko ukangutse icyaguhigaga mu nzozi wagicitse? N'amagambo y'uyu mugabo. They are not full, like accomplishing, like you keep them stagnant, doing the same thing but no progress, but they are working but accomplishing, like you keep them stagnant, doing the same thing but no progress, but they are working so hard, but the more they work hard the more they go back to square one. Ndagira ngo mva amagambo y'umugore avuga ati twebwe uburyo ubundi twabategaga uwo mutego banyigishije abantu, uraza ugafata ubugingo bwabo. Ati ikintu dukora ubata mu mutego, wamara kubata mu mutego bakajya bakora cyane ariko bakagumaho bari, bagakora cyane ariko bakagumaho bari, ku buryo ahubwo bigera igihe ukabona bari kugenda banasubira inyuma hamwe batangiriye, kandi byitwa ngo n'abantu bakora cyane. Ngira ngo abo bantu ushobora kubaza umuntu akubwira ati ndakora cyane ariko sinjya mva hondi, ukabona abandi bantu banahembwa make kukurusha bakora udufaranga tw'urusenda bo bavaho bari, biterwa n'iki? Kandi wagerageje kwirinda pe. Do that. And how to do that is by capturing a person's spirit. Ati ibyo ngibyo rero banyigishije kubikora, kandi ibyo kubikora no gufata umwuka w'umuntu cyangwa se bwa bugingo bw'umuntu bwawe bakabufata. And how do I capture a person? Uburyo rero umuntu nafataga ubugingo bwe cyangwa se umwuka we nkawufata. Buriya twese tugira umwuka. Is by involving in a quarrel or. Ati ahanini umuntu kugira ngo mbashe kumuta mu mutego. Wumva amagambo y'uyu mugore wabaye umu agent wa Satani. Bamubita ngo naba agent. Uyu mugore yabaye umu agent wa Satani, arakubwira ati uburyo nategaga umuntu kugira ngo mbashe gufata umwuka we mfata ubugingo bwe mushyire muri ibyo bibazo byose, ahanini namushoraga mu ntonganya. Uyu munsi rero icyo kintu ngira ngo mutega amatwi mwumve neza. Uyu tubwira yakoreyeho Satani uburyo tekinike bamwigishije ikuzimu yo kugira ngo umuntu abashe kuba yamutega mu mutego, ubugingo bwawe abufate, umwuka wawe ufate, yagushoraga mu ntonganya. Uyu munsi wa none hari abantu bashaka gushora abandi mu ntonganya, birirwa bashora abandi mu ntonganya. Wamenye batumwe nande? Umva amagambo y'umugore. That person
And when I would involve myself in a fight or quarrel with that person, I tell that person, you. Njyewe ikintu nakoraga iyo umuntu nabonaga amaze kumushotora twatangiye gusa nk'abaserera namurakaje turi mu ntonganya turi mu miserero icyo nakoraga ni iki nabonaga atangiye gusa nkurakara nkatangira kumubwira ngo uzabureba buretse uzabureba umva amagambo y'umugore niko nakomezaga mbwira uwo muntu uko nkomeza mubwira ngo uzabureba uwo muntu agakomeza akarakara will see. And when that person, when I tell them you will see, they say, ndagira ngo wumve amagambo y'uyu mugore witonze cyane cyane abantu mu nkuru iki uyu mugore ngiye mwabaga muri mu gusa nk'abatangiye gutongana ngo yatangiraga kugutega iminsi akakubwira uzabureba ibizakubaho uzabureba niko uyu mugore ngo yakomezaga abwira umuntu kugira ngo amuteme umutego uzabureba ibizakubaho wumva amagambo y'umutangabuhamya see what, who do you think you are? ati noneho uwo ndi kubibwira ngiye ndi kumurakaza nawe agatangira kurakara agatangira kuntonganya urabizi umuntu wese umubwiye ngo uzabureba ibizakubaho bigiye kugenda ugatangira gusa nk'utera umuntu ubwo umutega iminsi nawe ararakara ati uwo muntu amara kumurakaza agatangira kubwira ngo nzaba ndeba iki wowe urakekura igiki wagakobwa we rererere agatangira agatongana uwo muntu the only response is you will see. njyewe noneho ukakomeza kuzamura ijwi uwo muntu atongana njyewe nkakomeza mutega iminsi mubwira ngo uzabureba ibizakubaho uzabureba nkabimubwira ntuje urabizi iyo umuntu ari kukubwira gutyo bituma urakara kurushaho umuntu agutega iminsi ejo hazaza hawe. So that night, because they have opened their lives to that uyu mugore agakomeza avuga ati abo bantu rero urumva umuntu twabaga twatonganye yabaga afite umujinya ambwira nabi ngo nzaba ndeba iki agatangira nayo kunuka ambwira ati worinda untega iminsi wubona wibonamo igiki ubona uri igiki urumva yakurakaje yagushotoye nawe ukajya ugasaka ati iryo joro kuko uwo muntu nashoye mu ntonganya aba yamaze gufungura umwuka we kugira ngo tugabeho igitero. Iyo uri mu ntonganya umuntu yagushotoye nawe ukisanga uri mu ntonganya uri kumusubiza umubwira nabi ngo ugira gute uyu mugore atubwira ko ngo mbega akagutera umutima mubi n'umushiha ku buryo ugenda wumva nawe ufite umushiha n'umutima mubi umutekerezaho nabi ngo icyo gihe ngo wabaga wamaze gufungura ubugingo bwawe n'umwuka wawe kugira ngo amadayimoni aba yawugabaho igitero. When a person is at that point of life, uyu mugore agakomeza atubwira ati they are vulnerable in the spiritual realm. uyu mugore akatubwira ati iyo warakaye umuntu yagushoye mu ntonganya nawe uri kugerageza kumusubiza umufitiye umutima mubi ukagenda ukaryama umutekereza ugatura muginga ubundi untega iminsi umbwira ngo azangirira nabi gutya uyibonamo igiki nyine nawe ugatangira kurakara gutyo ngicyo gihe ngo mu isi y'umwuka bakubara nk'aho amadayimoni yamaze kuguca intege mu byerekeranye n'umwuka ufite umushiha ufite umujinya umuntu yagushoye mu ntonganya ari kukuvuga nabi ari kugutuka ari kukubwira ko ejo bizakugendekera nabi icyo gihe noneho nawe ugiye ukarakara ukarara umutekerezaho nabi umufitiye umujinya nawe umwifuriza ibibi kuko urumva umuntu kwifuriza ikibi ejo hazaza nawe hari ukuntu urara umutekereza umwifuriza ikibi icyo gihe ngo aba yamaze gutuma ubugingo bwawe n'umwuka wawe bigira gute biba ibinyantege nke. So I would target at night. They are just thinking about me, meditating about the bad things I've done. icyo gihe abo bantu akenshi rero tuba twamaze kubatega muri wa mutego nakubwiraga iryo joro iyo baraye bagutekerezaho umuntu aratashyira kugutekerezaho nabi ukuntu atekereza ibibi wamukoreye n'ibyo wamuvuze n'ibyo wamuvuzeho nawe ashaka kugukorera icyo gihe ngo nibwo tukwataka muri iryo joro kuko umwuka wawe n'ubugingo bwawe biba byamaze gufatwa mu mutego. I've spoken how I am the one who invoked the fight. ati njyewe urumva iyo ntambara ni njye uba wayitangije agakomeza bitekereza uwo muntu washoye mu ntonganya avuga ati njye nta buriya muntu nigeze mugirira nabi kucya mvuga nabi kucyanuka kucya njyana muri ibintu ntega iminsi ejo hazaza urumva wewe urumva iyo umuntu yakurenganije ukomeza umutekerereza navuga turiya muntu ndenganya kwe ukumva ufite umujinya n'umushiha mwinshi icyo gihe amadayimoni aba yamaze kugutaba umutego ariko abinyujije muri wa muntu tayari nga kukanya amadayimoni ahita kwataka. No, so that night they have a bad. iryo joro akenshi rero abo bantu iyo bagiye kuryama bakunze kurota nabi. In that dream if they muri izo nzozi and cancel it. iyo ugize inzozi mbi rero ntubyuke ngo uzisengere bya bindi nakubwira ngo ushobora kurota uri guhigwa hari umuntu uri kukugendaho hari ikiri kukuvuga nabi hari ikiri kukugenda ibintu nk'ibyo ngibyo byose nyine batubwiye ati iryo joro ibintu nk'ibyo nibyo n'ubundi wenda kumera nk'aho urose bibi ati iyo birose ntubyuke ngo ubisengere Imana ibikureho ihagarike ibyo bintu izo nzozi mbi wagize nubwo akenshi utabyitaho kuko wabonye ngo ubyutse ariko ngo mu isi y'umwuka n'ubundi ukiri gukurikiranwa aribyo pasiteri yatubwiraga ati iryo riba ari ryo herezo ry'abo bantu iyo batabisengeye ngo biveho. Mbega iyo umuntu yagutaye mu mutego wo kukubwira nabi w'intonganya nawe uzigiyemo umugiriye umutima muri kumutekereza nabi cyangwa se uri kumusubiza amagambo menshi icyo gihe waguye mu mutego satani yagushakagamo ubugingo bwawe tayari ngo buba bwafashwe
bikugendekera bite rero? whatever they are going to icyo gihe icyo abo bantu bakoze cyose, going to be struggling. icyo kintu bakoze gikunze kuzamo ibibazo cyangwa kikaba ingorane. I would go yes. kuko njyewe icyo nkora bamaze kubashora mu ntonganya nabo bakangirira imishiha no gushaka kwihorera no n'iki byose, iyi ngiye mpita ngenda nkajya ahandi duterekerera nkahamagara bwa bugingo bwa wa muntu nashoye mu ntonganya, and I cage it in that way. noneho ubwo bugingo bwabo nkahita noneho mbufungirana mu kutwakwita nk'akagereza gato ubugingo bwawe cyangwa se umwuka wawe bakawufunga. That is an evil forest. uwo mutego cyangwa se iyo gereza mvuga niyo twita ngo ni ishyamba ry'ikibi, niho dufungira ubugingo bwawe. Forest of harm. Yes. akaba ari naryo shyamba hanini dukoreramo ibintu byacu, dukuramo iyo miti yacu, ibintu byose, naho ngaho dufungira ubugingo bw'uwo muntu. Wumvishe ikintu nashaka kubwira? Witondere umuntu ugushora mu ntonganya, agushotora nawe ukajya ukamurakarira, ukamutuka, ukamuvuga nabi, ukagira gute, ubugingo bwawe amadayimoni bari kububara. Ukibumbura umunwa wawe nawe uri gutongana, amadayimoni ahita aza akabutwara, kugira ngo wumve ko uyu mugore ibintu avuga ari byo. Ari ngewe iyo umuntu ashaka gutanga ubuhamya gutya na gutya ngo yakoranye n'amadayimoni gakora gutya, ntabwo ujya byemera, kuko abateka mutwe ni benshi. Ariko iyo uvuze ibintu nkahita ngenda nkabishaka muri Bibiliya nkabona ibyo uvuga biri guhura, icyo gihe mpita mvuga ngo uyu muntu ashobora kuba ari mukuri. Uyu muntu akimara kuvuga ibi bintu ngo Satani akoresha umutego wo kuba yakohereza umuntu akagutuka, akagutega iminsi, akakuvuga nabi, nawe wajya kurakara n'ukarara umutekereza nabi, umutuka nawe cyangwa ukamusubiza. Icyo gihe ubugingo bwawe, kuko wabumbuye umunwa wawe ukamusubiza ukavuga nabi gusa, umwuka n'ubugingo byawe ubu bifunguye ku buryo Satani yabasha gufata ubugingo bwawe akabuta mu mutego. Ibyo bintu reka turebe umugore avuze nimba biri muri Bibiliya. Tugiye muri Bibiliya rero, uyu mugore ikintu avuze muri Bibiliya kiri, ugiye gusoma igitabo cy'Imigani 21:23 hari ahantu handitse ngo utabumbuye akanwa ke agafata ururimi rwe ntavuge, niwe urinda ubugingo bwe amakuba. Uyu mugore no yavugaga ati iyo uri mu ntonganya umuntu ari kukugira gutya nawe ukajyaho ukavuga, ubugingo bwawe turabufatirana, turabutwara, tugatangira kujya tukoherereza ibintu, ukabona ibyo ukora byose nibicamo, imivumo iri kuza, ibintu bibi byose ukabona biri kugenda bikugeraho. Ibyo bintu nibyo, kuko nawe wamusubije, waraye umufitiye umujinya, wamutekerereje nabi, yakurakaje, kandi yakurakaje agira ngo gusa gute umutego wa Satani, aho kugira ngo ibyo ngibyo nawe ubibone ugatangira kumurakarira, ukamugirira umutima mubi, kuko wumva ari no kukurenganya, none ukamugirira umutima mubi cyane. Ibyo bintu ni bibi. Noneho byaba akarusho ukabumbura umunwa ukavuga ngo utabumbuye akanwa kagafata ururimi rwe niwe urinda ubugingo bwe. Ubwo Bibiliya yavuga ko ubugingo bwawe buburinda nde? Nibyo byibi byose. Uyu mugore akomeza avuga ati ubugingo bw'abantu benshi nuko twagiye tubufata n'umwuka wabo, bo niba bimenye ukabyuka ukumva uri muzima nta kibazo ufite. So a person does whatever they are doing, they work so hard. Uyu mugore agakomeza avuga ati niyo mpamvu usanga hari abantu ubugingo bwabo n'umwuka wabo twara bifungiye nk'ahantu mu giti, mu mashyamba, aho ngaho dukorera iyo miterekero yacu, kuko bishoye mu ntonganya zo kudusubiza, ari twe twababanje kubashotora no bakabaza bagashotorana bakadutuka bakadusubiza. Icyo gihe iyo badusubije abo bantu ngo ubugingo bwabo usanga twarabufungiye ahantu ku buryo usanga ibyo bakora byose badatera imbere. Ugasanga umuntu ahora akora cyane ariko agasubira inyuma, ntabona amafaranga, cyane iyo abonye amafaranga ntacyo amumarira. Nibyo umugore kutubwira. Nothing they do materializes. Even if they are given money in the morning, by evening they don't have the money. Nkiranga amagambo y'umugore abyumva ati nuko ubugingo bw'abantu tubufata, ugasanga umuntu mu gitondo yahawe amafaranga menshi, nimugoroba ugasanga amafaranga yashize. Ngira ngo ujye byumva umuntu avuga ati amafaranga yataye agaciro, atuzi ko ngaye amafaranga y'ukuyemo senkisa cyangwa igihumbi yose abashize. Bishoboka bita amafaranga wayabariye wayateguriye, kandi usanzwe uyiziho imibare, hari ikindi kintu kiba kibyishe inyuma. Nibyo umuntu ari kutubwira n'umugore ati ubugingo bw'abo bantu tuba twarabuzirikiye ahantu. Muri make ikintu umugore ari kuvuga ati mwirinde umuntu ubusa akagutuka akagutonganya, kugira ngo nawe uze kujya mu ntonganya umusubize, umurakarire, umugirire umutima mubi. Icyo gihe ubugingo bwawe ushobora gushiduka amadayimoni yabutwaye. Ariko uyu munsi Satani kuko akorera mu bantu n'amadayimoni, amadayimoni atangira akaza akakubwira ngo uriya muntu ari kukurenganya, kuko ari kukurenganya nawe ngo vuga, njya numva mubyita ngo nukumena umuceri, nawe vuga wana ntukajye uripfana. None ugasanga umuntu uri ufite amagambo mabi gutyo, cyangwa se uri gutongana, cyangwa se uri guserera, ahubwo niwe abantu bari gukunda. Ya myuka mibi niwe abantu bari kuvuga ngo nuko utaripfana, ariko ntago ari ubunyangamugayo.
cyane cyane iyo ari intonganya. Kuvuga ukuri n'intonganya ni ibintu bibiri bitandukanye, no gushaka guserera no kubuza amahoro mugenzi wawe kugira ngo nawe agutuke avuge nabi. Icyo gihe amadayimoni ashobora kuhamutegera. Nibyo bari kutubwira. So these are things that are relating her. Ahari ibi bintu bishobora kuba ku muntu wari wese. No kuvuga ngo yaba ngiye nshobora kuza nkagutonganya nkakubwira naba amagambo mabi ngakuvugaho, warangiza nawe ukarakara. Muri uko kurakara kugenda ukanekereza nawe ukarutekereza nawe ugasanga ni amadayimoni agutegeye. Ari byo Yesu yavugaga ati umuntu nagukubita urushyi jya utega irindi tama, kuko Yesu yari abizi ko umuntu nagukubita urushyi nawe ugashaka kumutuka, ugashaka nawe kuba wamukubita ibintu nk'ibyo, niho ubugingo bwawe uri kubushyira mu kangaratete, niho ayo madayimoni ashobora kuba yategera ubugingo bwawe. Bivuze ngo Yesu yari azi icyo yavugaga, avuga ngo umuntu nakugirira gutya ujye utega irindi tama agukubite. Nanone Yesu niyo mpamvu yavugaga ngo mujye musengera abanzi banyu. Uyu munsi wa none ujya kubona ukabona kuko umuntu akwanga kandi uri umukristo, wowe nawe uri kumwanga, nawe uri kumutuka, nawe uri kumusubiza, uri gushaka kurwana nawe, uri gushaka umutega imitego mibi, ibintu bibi nyine, kuko ngo umuntu akwanga. Ntabwo ari byo. Niyo mpamvu biri kubwira ngo umuntu nimba kwanga, biboneka kwanga, agutega n'imitego mibi pe, ariko wewe umusengere, umusabire ko yamera neza, wishaka kwihorera, kuko ngo guhora ni ukw'Imana. Imana ubundi ngo nihora neza gusa. Iyo rero nawe ushatse kubijyamo gutukana cyangwa kubumbura umunwa wawe gutyo nk'uko batubwiye abakorera Satani, ni hahandi usanga ubugingo bwawe bushyize mu kangaratete. Ari byo mu migani batubwiye, turazi kubona n'indi mirongo myinshi ngo mu migani batubwiye ngo utabumbuye akanwa ke agafata ururimi rwe niwe urinda ubugingo bwe amakuba. Buriya nubona umuntu bari kumutuka, umuntu yamututse, yamuvuze nabi, yamuteze imitego, yagize gute, ukabona uwo muntu yabumbye umunwa we, yacecetse, aba ari gukurikiza ibintu biri muri Bibiliya, uwo muntu aba ari umunyabwenge, uwo muntu aba ari kurinda ubugingo bwe kamadayimoni yabutwara. Uwo muntu mbega ahubwo mujye mumusabira, ndetse nawe usaba imbaraga kuba wamera gutyo. Ni ikintu kitugora twese. Iyo umuntu agutonganyije nawe ututongana, ni ikintu kitugora twese, cyane cyane iyo uzi kuri kurengana, ariko nicyo kintu twese tuba tugomba gusabira imbaraga Imana kugira ngo idufashe dukore. Reka dukomeze n'uyu mugore. Uyu mugore akomeza atubwira ati nimba hari umwuka ubangamira amadayimoni, utuma amadayimoni adakora akazi kawo, ni cya gihe umuntu aba afite umwuka uri karume wo gutuza. Ukabona umuntu aratuje, ibibazo biri kuza ukabona umuntu aratuje, umuntu bari kumutonganya ukabona umuntu aratuje, ntago ari gusubiza uwamututse, uri gushaka ko barwana ntari gushaka ko barwana, uri kumutega imitego ntari gushaka ko nawe kwihora, ukabona uwo muntu aratuje, mbega afite umwuka utuje uri karume gusa, akavuga ati Imana niyo igomba gukemura ibi bintu, cyangwa se guhora nuko Imana. Uwo muntu ngabangamira imyuka mibi y'abadayimoni. Reka no mupasiteri akomeza bitubwira. You are valuable when you are a child of God. Uno mugabo akomeza atubwira ati buri muntu wese agira agaciro iyo aje imbere ya Yesu, akakira Yesu akaba umwana w'Imana, aba afite agaciro imbere y'Imana pe. You have given your life to... Ariko nanone bikavugwa ko ngo hari abandi bantu mu buryo bw'umwuka, umwuka mwiza ubu niwo tugezemo, imbere y'Imana cyangwa se mu kurinda ubugingo bwabo, baba bakurusha agaciro ku rwego rwo hejuru. Mwese muri twa ko muri abana b'Imana, mwakiriye Yesu, muri abakristo, ariko ngo hari umuntu uba ukurusha agaciro. Akurusha agaciro gute ko kuba umwana w'Imana? There are those who have a greater value. Ati abo ngabo agaciro kabo karenzeho On just their state of being. ni ukubera ko batuza gusa, The Holy Spirit. bagaturiza mu mwuka wera. Ugasanga umuntu aturije mu mwuka wera gusa, ibi bibyaza ibiki byose bagaturiza mu mwuka wera. Mu gihe abakristo dufite uyu munsi wa none, nanjye ndimo, keri garabwiye ngo ntago ndenze, sindi umupasiteri, sindi umukristo mwiza cyane, oya, bagerageza kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, basengere mu nsengere, tuganire ku ijambo ry'Imana nk'uko mugana no kuri bya bindi byose muzi. Niko tugenda dukora twese, tugenda Imana ituba hafi, dufasha kugira ngo tuba abantu beza kurushaho. Nicyo hano mbacaka abo numvishe banyibwisha ngo ngo wigeze pasiteri, ntabwo namwigeze. Mba nje ngo tuganire kuri ibi, nkuko naza tukaganira n'ukuntu inzoga rega ziryoha. Tuba turi kuganira kugira ngo dufashanye, twungurane ibitekerezo, turebe hari ababyungukiramo, nanjye nkagenda mbikuriramo, ngenda dukura mu by'umwuka. Uyu mugabo aratubwira ati ubugingo butuje, umuntu ufite umwuka utuje ugaturiza mu mwuka wera, atuye umuntu aba afite agaciro gahambaye imbere y'Imana. Ibyo ngibyo nanone kugira ngo ubyumve neza, na Bibiliya yarabyivugiye. Aho ngaho ni mu Migani nanone 17 umurongo wa 27, haranditse ngo uwifata mu magambo ni umunyabwenge. Ukabona umuntu situwasiyo arimo, cyangwa se ukuntu ari gushotorwa, ukuntu yagabweho ibitero, cyangwa se ukuntu ukabona we yifashe mu magambo ntabwo ari kuvuga. Uwo muntu Bibiliya imwita ngo uwifata mu magambo ni umunyabwenge, kandi ufite umutima witonze ni umuntu ujijutse. Ukabona no muri waratuje no mu mutima
umutima nta kibazo pe, ibintu byose yabishyize imbere y'Imana. ngo uwo muntu Bibiri mwita ngo ni umuntu ushishutse, ufite umutima witonze ni umuntu ushishutse. Mbega ni ukuvuga ngo muri bya bihe wakagombye kuba ari uri gutongana, uri gusara, ukaba ari gutuje ibintu biri imbere y'Imana. Icyo gihe Bibiri kwita umuntu ushishutse umuntu w'umunyabwenge. Gusa iyi si ya none turimo, amadayimoni nayo bari mu kazi, yo n'inshuti yawe ya hafi biri kukubwira ngo ugira gutya, nimba umuntu agututse nawe mutuke, nimba gutya nawe igira gutya, upfa kuba uri kurengana kubera iki? Ibyo byose ari intambara z'Imana. Satani abayigutegeye muri izo ntambara, ujye mu ntonganya n'iki twabibonye ko ari amadayimoni abagutegeye, wowe ngo ugomba gutuza. Izo ntambara no guhora biba ari iby'Imana gusa, nta kubaho gutyo. Bibiri kwita umunyabwenge nk'iyo ucecetse. And it reads, a man of knowledge restrains his words, and a man of understanding maintains a calm spirit. Ngira ngo urabyumva. Gusa nanone ngo iki ntabwo ari ikintu umuntu avukana, cyangwa se ngo ni ko ngo ateye, ngo uri ateye gutya, ngo uyu we ngo ukuntu ateye ngavugiraho, ngo uyu ukuntu ateye ngakunda guceceka. Ntabwo ari uko umuntu ateye. Ahanini kugira ngo ube ufite uyu mwuka utuje mu bibazo nk'ibyo ngibyo, utuze, uceceke, ukontorore umwuka wawe, ni ibintu urwanirira, ni ishyaka urwana, ni ugusenga ugasaba umwuka wera akakuyobora. Ntabwo ari ibintu we wakwishoboza wowe ubwawe, kuko ni umutego watezwe n'amadayimoni. Bivuze ngo ni ugusenga ukayoborwa n'umwuka wera. Ariyo mpamvu iyo ugerageje gusenga gutyo, cyangwa se ukamera gutyo, ku buryo nk'uko twabonye amadayimoni ashobora kukwataka gutyo, we icyo ukora ni iki? Ugerageza ngo, iyo usomye muri Petero wa mbere 3 kugeza kuri 4, haravuga ngo ahubwo ube umuntu w'imbere uhishwe mu mutima. Mbega ube wa muntu w'imbere uhishwe mu mutima, wowe ubwawe ku giti cyawe, ntube wewe nyine wita usara utongana ugire gute, ubwo muri wa muntu w'imbere uhishwe mu mutima, utuje udasara. Ariho Bibiri ikomeza ivuga kuri uwo murongo, ube umurimbo utangirika w'umwuka. Biga ube wa muntu nyine utajegajezwa n'ibije byose, baragututse nkuko twabibonye bigize gutya ngo mbega ushegajege. Ube wa murimbo utangirika w'umwuka, ufite ubugwaneza n'amahoro. Ubyingemo nyine usenga, ubisabe, watakwe gutyo, ugumana ubugwaneza n'amahoro muri weho, utuze ibintu byose ubirekera Imana. Uwo murongo wo muri Petero 3 kandi akomeza avuga ngo iyo umeze gutyo ngo uba uri uw'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Niyo mpamvu twatangiye tuvuga ati hari abantu barusha agaciro kenshi abandi, kandi bose byitwa ngo bari mu Mana cyangwa se ngo ni abana b'Imana. Hano ngo iyo umeze gutyo uba uri uw'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Abantu bashobora kubibona ukundi, bakakubona nk'ikigwari, bakakubona nk'umunyabwoba, bakumva ko wakagombye nawe guserera, cyangwa se uwo muntu uri kugushotora, nk'uko twabonye ngo uyu mugore yategaga abantu imitego akabatuka kugira ngo bamusubize, kugira ngo afate ubugingo bwabo. Ugasanga nawe uri kumva uri ikigwari kuko uwo mugore ari kugutuka we ntumusubize. Ariko ntabwo ari ko ngo biba bimeze. Oya, ngo mu maso y'abantu bashobora kubibona ukundi, cyangwa nawe ukibona ukundi ukumva urisuzuguye kuko utari gusubiza. Ariko mu maso y'Imana ngo uba uri uw'igiciro cyinshi cyane. Ubwo rero nawe ugomba guhitamo, ndaba uw'igiciro mu maso y'abantu cyangwa ndaba uw'igiciro mu maso y'Imana, ukihitiramo. Uno mupasiteri akomeza atubwira ati abantu benshi uyu munsi wa none impamvu batari kumva ijwi ry'Imana, kandi hano batubwira ngo umuntu uceceka udasakuza, cyane cyane mu bibazo nk'ibyo byose. Satani uno mugabo akomeza atubwira ati impamvu abantu benshi batumva ijwi ry'Imana ni uko bari gusakuza. Umuntu ari gutongana, umuntu ari kuvuga amagambo menshi, ntabwo wabasha kumva Imana kuko uri gusakuza, ntabwo wabasha kumva. Ariko iyo utuje uba uri uw'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Icyo gihe iyo utuje unacecetse, ufite n'imbere utuje muri wowe mu mutima, ufite n'amahoro n'ubugwaneza, aribyo nakubwiraga ati ugasengera abanzi bawe, ukemera ko wahindura n'irindi tama ngo bakubiteho urushyi, nkuko biri bidusaba guhora kuba ari ukw'Imana. Icyo gihe ukuntu bigenda, ubasha kumva Imana kuko ubutuje nibwo Imana ivuga. Imana ntabwo yakuvugira muri gusakuza, uri gutonga, uri mu miserero, uri mu ntambara tutamenya. Imana ntabwo wabasha kumva ijwi ryawe, irakureka kuko ntabwo ishaka kukuvugira muri kubangamira. Rero iyo utuje, noneho nayo ibasha kuba yakubwira ukayumva, kuko ntabwo mwarwanira ijambo. Wumve uno mupasiteri yagiye ahura n'ikibazo, abantu benshi bakagenda bavuga ngo ni umuntu mubi, ngakorana na Satani, bakamutuka agatuza akikorera umurimo w'Imana. Abantu benshi baramuzi. Wumve amagambo avuga hano. That is why many people are just talking, I had a dream, he's an evil man. Urugero ngo uramwumva, ati abantu benshi bajya barota bakaza bavuga ngo ni Imana yabiberetse, ngo nkorera sekibi, basakuza. Just by the way you're typing, you're talking, doing video, you don't have a calm spirit. That's why you can't hear him. Ndagira ngo umve umugabo avuga ati byonyine uburyo uri kubivugamo ibyo bintu, usakuza utongana, uburyo umezemo, byonyine ubwabyo bigaragaza ko udafite umwuka utuje, wa mwuka Imana ishaka w'igiciro kinini cyane kuba utuje. Ati ubwawe ntabwo wabasha kumva Imana kandi usakuza gutyo.
ntabwo byakunda udafite umwuka utuje. It doesn't mean when you pray people won't receive from God. They can. But you hearing his voice, you follow me. ngira ngo iri jambo ni naryo Yesu yivugiye ati buri muntu ibyo byose nabwira ngo ntushobora kumva ijwi ry'Imana nibyo Yesu